Reka tubasuhuze mwese mukunda BizTime TV. Muri iyi minsi harajwe imvugo ivuga ko kiliziya yaciye kirazira, bishatse kuvuga ko nta kintu kibaho kizira nk'uko kera byahozeho. Mbere benshi bajyaga bumva nta muntu wapfa gushakana cyangwa se kubana n'uwo bafitanye isano, ariko kuri ubu bitewe n'ibyo benshi usanga bahugiyemo ntabwo bakibyitaho cyane, ko usanga hari bamwe baba batibuka n'imiryango yabo kubera kuko bucya n'uko bwira umuco wo gusurana ugenda ucika, bigatuma abantu batakimenya abo bafitanye amasano. Ibi se mwe mubona biterwa n'iki? Ese ubu turebye neza ni ahantu tuzagera tukajya dushakana n'abana bacu? Kubera icyo gihe tuzireba tugasanga twabaye umwe ku isi, noneho tukajya duhitamo gushakana n'abacu. Ibi byose biterwa n'iki? Biterwa no kutamenya amasano. Wowe ukurikiye BizTime TV, kora subscribe, ukore share, ukore like, then utange comment, maze uze twibanire mu kiganiro. Amasano ya Kinyarwanda namwe bashobora kuzimira hatabayeho uburyo bunoze bwo kwigisha abakiri bato nabo bazayahereze abazabakomokaho. Kubera kwinjirirwa n'indimi z'amahanga, amasano nyarwanda agenda atakara, ugasanga aho kwita umuntu mama wacu, abana baramwita tante cyangwa anti, mubyara wawe ngo ni kazini n'ibindi. Ubusanzwe mu muco nyarwanda umwana yakuraga azi amasano n'abo mu muryango akomokamo, bikamufasha kumenya uko yitwara kuri buri wese. Umwana yasabwaga kumenya ikijiririjwe kumukorera n'ibindi. Ibyo kandi byajyanaga n'umuco, ku buryo amasano yageraga no ku gushyingirwa. Hakaba abo umuco wemerera kuba yashyingirwana n'umuntu, nawe nabo bibujijwe gushyingirwana nabo. Mu muco nyarwanda habamo ubwoko bubiri bw'amasano, ubwo ndavuga amasano ya bugufi n'amasano ya kure. Akenshi ahabwa umwanya ukomeye ni aya bugufi, nubwo hari n'aho aya kure arebwaho cyane. Mu masano ya bugufi hazaga data, uwo akaba ari umubyeyi w'umugabo, mama ni umubyeyi w'umugore. Mu yandi ya bugufi hari mama wacu, ni umuvandimwe wa mama w'igitsina gore. Iyi sano ishobora no kugera kwa base wabo na ba mama wacu. Data wacu ni umuvandimwe wa data w'igitsina gabo. Iyi sano ishobora kugera no kwa base wabo wa data. Masenge ni umuvandimwe wa data w'igitsina gore, ubwo ni mushiki wa data. Iyi sano ishobora kugera no kwa se wabo wa data. Marume ni umuvandimwe wa mama w'igitsina gabo, musaza wa mama. Iyi sano ishobora kugera no kwa se wabo wa mama. Sogokuru ni umubyeyi w'igitsina gabo ubyara data cyangwa se mama. Iyi sano ishobora kugera no ku bavukana nawe, kugera no kwa base wabo. Nyogokuru ni umubyeyi w'igitsina gore ubyara data cyangwa se mama. Iyi sano ishobora kugera no ku bavukana nawe, kugera no kwa base wabo. Mushiki wanjye ni uwo tuvukana duhuje ababyeyi bombi b'igitsina gore, ashobora no kuba avuka ku mwihariko wa mama cyangwa se wa data. Ni ukuvuga tudasangiye ababyeyi bombi. Undi ushobora guhabwa iyo sano ni uw'igitsina gore ukomoka mu bavandimwe ba mama b'igitsina gore cyangwa se abavandimwe ba data b'igitsina gabo. Musaza wanjye ni uwo tuvukana duhuje ababyeyi bombi w'igitsina gabo, ashobora no kuba avuka ku mwihariko wa mama cyangwa se wa data. Ni ukuvuga dusangiye ababyeyi bombi. Undi ushobora guhabwa iyo sano ni uw'igitsina gabo ukomoka ku bavandimwe ba mama b'igitsina gore cyangwa se abavandimwe ba data b'igitsina gabo. Murumuna wanjye ni uwo tuvukana duhuje ababyeyi bombi ariko murusha ubukuru, ashobora no kuba avuka ku mwihariko wa mama cyangwa se wa data. Ni ukuvuga tudasangiye ababyeyi bombi. Undi ushobora guhabwa iyo sano ni uw'igitsina gabo ukomoka ku bavandimwe ba mama b'igitsina gore cyangwa se abavandimwe ba data b'igitsina gabo ariko murusha ubukuru. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi. Ubwo iyo mvuze byombi bashatse gusobanura igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Mukuru wanjye ni uwo tuvukana duhuje ababyeyi bombi, ashobora no kuba avuka ku mwihariko wa mama cyangwa se wa data. Ni ukuvuga tudasangiye ababyeyi bombi. Undi ushobora guhabwa iyo sano ni uw'igitsina gabo ukomoka ku bavandimwe ba mama b'igitsina gore cyangwa se abavandimwe ba data b'igitsina gabo ariko andusha ubukuru. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, ubwo ndavuga gore na gabo. Iyo sano ikoreshwa kandi ku bakomoka kwa data wacu cyangwa se kwa mama wacu. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, gore na gabo. Mukuru wanjye wo kwa mama wacu ni umuvandimwe undusha ubukuru ariko akomoka kwa mama wacu. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, gore na gabo.
mukuru wanjye wo kwa data wacu ni umuvandimwe undusha ubukuru ariko akomoka kwa data wacu. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, igitsina gore n'igitsina gabo. Murumuna wanjye wo kwa mama wacu ni umuvandimwe undusha ubukuru ariko akomoka kwa mama wacu. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, ubwo navuga igitsina gore n'igitsina gabo. Murumuna wanjye wo kwa data wacu ni umuvandimwe undusha ubukuru ariko akomoka kwa data wacu. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, gore na gabo. Reka tugaruke ku masano ya kure kuziguye. Murumuna wanjye ni umuvandimwe w'umugore wawe. Iyi nyito ikoreshwa ku bitsina byombi, gabo na gore. Iyi sano ishobora kugera no kwa baso wabo w'umugore wawe. Iyi sano kandi abayifitanye n'abo muva mu ndimwe bose b'ibitsina byombi. Muramukazi wawe ni umuntu w'igitsina gore uva indimwe n'umugabo wawe. Iyi nyito ikoreshwa ku gitsina gore gusa. Iyi sano kandi abayifitanye n'abo muva indimwe bose b'ibitsina byombi. Mubyara wawe ni umukobwa cyangwa se umuhungu uvuka kwa nyokorome cyangwa se kwa nyogosenge. Iyi sano ishobora kugera no ku bisanira byo kwa base wabo wa nyokorome cyangwa se kwa nyogosenge. Reka nanone tukubwire ku masano ya kure kutaziguye. Aha reka duhere ku mwinjira. Ni umugabo washatse mama wawe nyuma y'urupfu rwa so ariko akamutungira mu rugo rwa so. Iyo amutwaye iwe aba yabaye umugore we, undi ari umugabo. Icyo gihe abana babyaranye bose baba ari abavandimwe bawe musangiye amaraso ya mama wawe. Mukeba mama wawe ni undi mugore wa so cyangwa so babyaranye. Abana byaye baba bafitanye isano ya hafi nawe. Iyi sano nanone gira no ku bagore baba baramu bawe. Musanzire wa so ni umuntu w'igitsina gabo washatse mu muryango umwe na so. Muri make abagore babo bavukana bakunze no kubita benda hamwe. Abana bamuvutseho baba mufitanye isano ya bugufi. Mukaso ni umugore wa kabiri wa so, ashobora kuba yaramushatse umugore we wa mbere yarapfuye cyangwa se akiriho. Icyo gihe abana babyaranye bose baba ari abavandimwe bawe musangiye amaraso kuri so. Sobukwe ni umugabo ubyara uwo mwashakanye. Iyi nyito ikoreshwa n'ibitsina byombi. Iyi sano irakomeza ikagera no kubo bavukana no kubo bava indimwe kwa se wabo. Nyokobukwe ni umugore ubyara uwo mwashakanye. Iyi nyito ikoreshwa n'ibitsina byombi. Iyi sano irakomeza ikagera no kubo bavukana no kubo bava indimwe kwa se wabo. Umukwe ni umugabo washatse umukobwa wawe. Iyi sano irakomeza ikagera no kubo bavukana ndetse ikazagera no ku bashatse n'abakobwa ubereye se wabo cyangwa nyina wabo. Umukazana ni umugore washatswe n'umuhungu wawe. Iyi sano irakomeza ikagera no kubo bavukana ndetse ikazagera no ku bashatswe n'abagabo ubereye se wabo cyangwa nyina wabo. Iki cyari igice cy'amasano tukugezaho amasano kugira ngo usobanukirwe byinshi ku bijyanye n'amasano. Iyi yari BizTime TV, yakugezaho ibi byose. Nitwa Justin Mind Harerimana. Ciao ciao.